afite ibintu byinshi, afite ubutunzi bwinshi. Mr. Haguma. Shyira amafaranga wanjye. Angaheze? Ngurambaza iki? Nayo maze? Okay, ntacyo byoroshya gace. Ubundi ubusanzwe Gisele ngo ndo umuntu. Hari akantu uri kwirengagiza. Wirengagije ko umwana muhagarariye hamwe. Aracyari ribu na myaka 18 afite. Ukura umwana mu ishuri ukamuzana ukamarana nawe iminsi ingana gutya mu nzu. Icyo ni ikirezi. My friend. Icara wige. Imyaka 16. Ngwe? 10 kurukuta. 10 Ntabwo ubundi ndo umuntu. Binjyana ngo nshaka kugufungisha. Gusa urahitamo amahitamo ngo ahangana yawe. Kubona amafaranga nshaka cyangwa se mageragere. None se nshaka kubaza. Mare kuzingira imyenda wamaze gushira amafaranga kuri mbere. Angaheze okay ntacyo. Okay desa ngaya amahora hinde. Ngaya akira desa. Uvuye ku bihumbi 100 ushyizeho noneho desa. Buri bake ubwongeye 100. Hano rero nabikina. Ntabwo ndi gukina nawe. Icyakoze ko usanzwe ubundi ndakana keza. Uduhombira oya. Tumiliyoni nka 5. Ariko wa mwana we rero ufite ikibazo kimwe. Ubundi akana nkawe akana kangana nkawe ubundi uramenyera kandi shaka. Uzi ko nakomeje kukwihorera ukagira ngi Haguma ndi umuntu woroshye. Mbaguri bukora iki? Uzi ko cyaka ko nge reka mubwize n'ukuri ubakakanya tuvuga nakwiciraka ngakufutira. Ntihagire n'umuntu umenye ibyabereye aha habe namba. Wica nde? Inde undatari ngowe. Umva ibyo urimo kwigira byose urwo ruhara ndaza kurumeza umusatsi. Ariko akana ubundi urantumva kubwiresha. Uzi ko nge nako kubita neza neza ugapfira nahaga. Uzi ko nakwitara. Uzamenyere nabandi nge Haguma nta muntu umenyera wacyana. Urumva neza? Nundi munsi niwe wagushutse. Umubwire ko nge ntajya amenyerwa n'umuntu. It's okay. Ndabona utangiye. Utinyuke. Ndabona utangiye kuzana ibintu by'amahane. Byo mwumvisha kandi tuzo kurukuta amatwi yawe. Gira vufate n'utu twanda twawumvire mu nzu. Twanda twanjye. Sorry. Ndaje tubirebe ko ari utwanda. Ngiwe Haguma ni hakanida iminsi yose tumaranye inda niyanjijana kwijana. Ukomana. Wamfashe neza nkihakanida inda niyanjye ndayemera 100%. Ngiwe Haguma ni hakanida iminsi yose tumaranye inda niyanjijana kwijana. Ukomana. Wamfashe neza nkihakanida inda niyanjye. Cyeka ibi wumvise birahagije. Iyi telefone aka kanya niyo wayifata ukayikandagira ukayimena cyo ukayita muri toilette. Mfite copies nyinshi ngira ngo no mwijoro cyangwa satani ziriyo. Wanyica. Wankora iki wamfungira nta n'uko bivuze. Ewe bizabazankorera akazi. Nani sone. Gira vubaza. Amafaranga ma. Ariko ushaka amafaranga ngahe? Tumiliyoni 5 twonyine. Ntamutamureka igende. Muzongere mva no kumenya ko. Ariko ubundi wakana we. Izo miliyoni uretse kuzivuga mu magambo. Ubundi wari wazibona ari kashi. Ubundi so waziguha wazitwara he? Iyo nisha. Ndikuzivuga se nazizi. Gira vuba uhiriza kandi tibikoro. Aho kuzitwara n'icyo kuzikoresha ntabwo bikureba. Ubabo. Ndarerara. Ngo barakwirukanye? Bari banyirukanye. None se uri kujya mu rugo? Oya. Uri kujya heza? Nakubeshye n'ahantu ufite aho kujya pe. Injira mu modoka tugende. Haguma. Akantu gatanya nibagiwe. Kagufashe. Sibyo? Fashe tworoshye. Sinakubwiye ko ubusanzwe ubundi se ndakana keza. Ngo naguhemukira. Nikora. Akantu ngiye kugufasha. Yego. Ngiye noneho kuguhamagarira ribu. Bisobanurire ikigo cy'ishuri ushinzi wawe. Wari wakana nsanye telefone hano uhamagara ibiki. Ariko ubundi sa amafaranga ushaka. Akira. Utinzwaga ni amafaranga uvuga isi ubu uzakira shyira mu nimero vuba. Wenyereza amazi nawe. Nimero se?
Nibyo mbashaka. Nibyo mbashaka. Nimero ni. Checking amazina neza, ikayarebye gahomba ku. Ubundi we turi n'inshuti rega. Njyewe haguma nihakanira iminsi yose tumaranye inda niyandijana wamfashe neza nkihakanira inda niyandijana Haguma we, haguma. nihakanira iminsi Haguma. Mbongira filime inda ni yawe. Zagukumbura. Yegende. Reba se. Rero zinga ibinda bisiga. Yasabwe kumpakirira ibikoresho. Ibikoresho? Yose ufite ibikoresho? Rebeke ko ariko ndacyagafite. Ariko wakana ubundi uragasatani kakagore. Urinde wakuntumye. Gasatani ni satani wakuntumyeho. Uri mu masatani wowe nakubwira ngo n'imyenda bo zashiduka bayikuye. Nze nkwereke utuntu bikoresha. Haguma. None nidukumburanye. Uragiye. Ndagiye. Haguma mwiza. See you. Sigana amagambo yawe. Ufite ibintu byinshi, afite ubutunzi bwinshi, Mr. Haguma. Keve amakuru ki? Amakuru ni meza mzee. Minsi myinshi. Minsi myinshi kabisa. Kusiga afite akanyamuneza noneho bimeze bite bwana. Kantu karabonetse. Ni pole tu. Ahubwo se we ko wabuze. Ndiye ndahari wemba numva ngo wagiyeyo ariko wamakorero ndayakurikirana. Wowe capa akazi. Urabizi nawe no mujyi nyine umusore nkanjye w'umujene n'iki. Agomba kwirukanka kugira ngo ndebe uko oya ni ngombwa muri iki gihe niko bimeze. Wari umaze iminsi warabuze. Niko cyangwa ni amasafari yawe. Niko bimeze. Wari umaze iminsi uri heza. Chemba ngenda hose mbandi za Dubai mbandi China ni kwakunda. Cyo koze kuba tubonanye ndishimye. Oya ni sawa nanjye biranshimije sinaguherukaga. Nanjye rero ni impamvu yatumye nguhamagara. Nshaka ko tuganira mugira inama mukuru Rwanda kubaka papa wanjye. Nta kibazo. Uriya nabashije kubona udufaranga nihiringa n'iki. Miliyoni 5 kabisa. Ubu nibwo nabashije gusevinga. Okay. Cyane. Shaka busha. Nubango narihirinze kabisa. Ndayabona sasa rero naguhamagaje hano kugira ngo byiguze ungira inama. Amafaranga nayakoze iki? Ndi kubona yega ndi umujene man. Ndabibona. Urumva amafaranga ntago abayoroshye kubika. Sasa urangira ngo byibuze umbwire ikintu nakoramo. Ngira inama cyase amafaranga nakoresha iki? Urumva utekereza gute nibura? Ye numvaga basi. Tegera ko umuntu yakora iki kugira ngo ugire hiyo nama y'ikintu wumvusha naho utegura kivuza cyawe niki? Ye natekereje byibuze. Se wagura byibuze ubutaka. Urabona ubutaka ni ikintu kidahomba kandi ko umunsi ugenda niko ubutaka bugenda kugira agaciro. Navuze uti se izi miliyoni 5 mbonye. Wazigura byibuze akabanza. Aho wabutekereje neza. Kandi nawe ndabizi kuziranye n'abantu benshi. Kibanza byibuze kubona ahantu hazima. 5 rero 5 ndumva nta kibazo utaburamo ikibanza kandi kiri ahantu heza. None ubundi ugasigara ushakisha ukuntu watangira kubaka ushyiramo agafondasiyo we ntabwo wabikorera rimwe ngo birangize. Ndakwemera cyane mzee. Ndakwemera cyane kabisa. Amafaranga yakuye aka kanya ariko ni sawa. Ni sawa ugomba gukoresha imbaraga. Buriya amafaranga ava ni mu nzira zitandukanye. Nta kibazo. Ubwo se wowe ukura amafaranga ahantu hamwe se? Oya urumva ni ibintu byo gushakisha bisanzwe nyine kandi ubundi ukagera ku kintu. Gusa igitekerezo ni cyiza. Ubutaka ndabushakira ikibanza kandi ahantu heza. Ndabagira kabisa. Nzakubwira mu minsi mike ndakubwira.
urangiye mbona ubwo aranaguterura uba nta kibazo kandi nzagufasha ndagukunda cyane nzagufasha ikibazo nikimara kuboneka yego utangira gake gake fondasiyo ntabwo wabikorera rimwe iyo ntuza iyo ideni nziza kandi ndabigukorera ndagufasha nk'umwana wanjye uriya kuko wubatse wowe nanjye wamfasha kugira ngo nzagufasha ngiye mu kirenge cyawe nzagufasha urakoze cyane andi makuru se nta kibazo abana baraho nta kibazo wambabariye uranshakaho iki ninde wakuntumye noneho wambabariye Mr. Haguma